kabiri umurongo wa kabiri ubwo ndavuga nibuse kubo tutoba twari kumwe turavuga aho Pawulo yanditse urwandiko yandikira itorero ry'Ikorinto arababwira ngo kuko nagambiriye rero duhere ku murongo wa mbere ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ndaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buheruje mbabwira ibihamya by'Imana ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo w'abantu. Twatinze kuri iki kintu ko Kristo wabambwe niwe tugomba guhamya, niwe tugomba kubwira abafite inyota n'inzara byo gukiranuka, kuko uyu niwe Imana yahisemo. Ibyo turi buze gutindaho uyu munsi ngo ifata imigisha yose, imigisha yo mu bumana ngo yikubira muri we iramuduhereza, kandi muri we niho harimo byose twifuzaga kandi byose bikenewe. Ndetse twasomye no haruguru yaho kuri 1:30 havuga ngo niba kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Amen. Mukuri iteme yacu yari ivuga ngo umukristo nyawe ngo n'indangagaciro ze, umukristo nyawe nta kindi yirata. Yego n'ubuzima ni bwiza, kuba muzima wabyose bikemera, watera intambwe bikemera, wareba bikemera, icyo nacyo ni sawa, nabyo ni byiza, n'ubwo buzima n'Imana ibutanga. Wagiye ku kazi bigakunda nabyo ni sawa, ariko ni bito, ni bifite aho bihera bikagira n'aho birangirira. Kandi ibyo si iby'abakristo gusa, ahubwo babisangiye n'abandi bose batuye isi. Ariko twavuze ko umwihariko wa twebwe abitiriwe izina rye, twebwe abakristo, twebwe abamumenye, twebwe abahinduriwe amateka. Iyi termine mu kuntangaza ni mukumva abantu bamwe gusa kuva ku mugabane umwe yagera ku wundi, kuva mu gihugu kimwe yagera mu kindi, kuva muri situation imwe runaka yagera mu yindi ngo yahinduriwe amateka. Ibyo ni bitoya, ahubwo amateka nitwe twayahinduriwe. Twebwe bari mu mwijima tukaba turi mu mucyo, twebwe twari abo gupfa ubu tukaba turi abo kubaho, ndetse tukaba dufite ubugingo buhoraho muri uyu Yesu Kristo. Amen. Uyu mukristo ushingiye ku byo Kristo yakoze, uyu mukristo wubatse kuri Kristo, uyu mukristo ushingiye ku murimo wa Kristo wo ku musaraba, uyu niwe mukristo nyawe. Kandi rero uyu Kristo niwe twamamaza, twaranabisomye nabyo hariya mu Bakolosayi 1, Abakolosayi twarahasomye naho 1 no kuri 28, ahantu naho heza cyane haryoshye. Havuga ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Yego Kristo niwe dushaka ko abibyo kurya bibabeshaho, bibatunga. Kristo niwe dushaka ko atubera urugero, niwe dushaka ko akurira muri twebwe. Hari aho Pawulo nanone yandikiye Abigalatiya arababwira ngo bana banje batoya, ngo abo nongera kuramukwa, hari amafuti yari yababonetseho Abigalatiya, ngo bari bamenye ubuntu bwa Kristo, ngo nyuma haza kuza ngo ab'idini rya Kiyuda, ngo bashaka kongera kubasubiza mu mategeko. Harababwira ati ariko aba bantu ko murimo mubarusha mwugacwamo,
ko abo twebwe abayahawe yatunaniye none abanyamahanga bakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami murashaka gute kubakoreza imitwaro yananiye ba sogokuruza wacu ndetse natwe ubwacu nuko arababwira ngo yagiye kubasengera arababwira ngo bana banjye batoya abo nongera kuramukwa ngo kugeza Kristo ngo azakurira muri mwebwe. Iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umukiza n'umwami abavutse ubwa kabiri aba yakiriye ubugingo bushya agenda akura rero agenda agira ibyareka ibyo kamere y'umubiri yakundaga utugenda tubireka. Niyo mpamvu nanone Pawulo abwira abaroma ngo mwicishe umwuka ingeso za kamere. Hari izo kamere yacu tutarakira Yesu Kristo abataramwakira nk'umukiza n'umwami bagira ibyo bishimiye bagira ibyo bakunda bagira ibijya bibanyura. Ariko iyo tumaze kwakira Kristo nk'umukiza n'umwami umukiza ni ukuvuga nuko yadukirije umwami ni ukubereka niwe udutwaye niwe utugenga. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukiri abanyu rero ngo mwigenge ngo mugende uko mushaka muvuge uko mushaka mukore uko mushaka kuko ngo ntawo wiyangaje mu gisirikare ngo yongere akora ibyo ashaka. Oya, iyo umuntu aba ari umusirikare bagenda bakakwigisha ibya gisirikare ukavuga nk'umusirikare ukagenda nk'umusirikare ugakora nk'umusirikare. Mwana ishimwe abo nibo bakristo. Yesu ashaka ko tubaho kandi nibo yatugizeho twebwe abagize ayo mahirwe yo kubyumva tukabyemera tukabyizera. Ndetse twageze no ku gice cyo mu Bagalatiya hariya kabiri twasomye Abagalatiya 2:20 turimo dushimangira ukuntu noneho atari twe tukiriho uyu mukristo wakiriye Kristo umukristo nyawe umukristo wa Kristo utari uwo mu magambo utari uwo ku kanwa. Twabirebye hano mu Bagalatiya ahavuga ngo nabambanywe ibice 2:20 ngo nabambanywe na Kristo ngo ariko ndiho ngo nyamara sinjuriho ahubwo ni Kristo uriho muri iki ahubwo ni Kristo uriho muri iki hepfo hakavuga ngo ibyo ngora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Mukuri umukristo wa Kristo umukristo nyawe si ukiriho kubera iki yego bareba inyuma barabona ari wewe ariko kuvuga kwawe gukora kwawe gutekereza kwawe ni Kristo usigaye akuyoboha. Amen. Aho Pawulo yongeye kubivuga aravuga ngo kera ngo nakoraga ngo ibyo nshaka byose ngo ariko noneho ngo ngubu basigaye ntega amaboko undi muntu akankenyeza. Ni ukuvuga ngo tuba tukiri twebwe ahubwo aba ari Kristo muri twebwe. Hangane Kristo rero muri twebwe niwe byiringiro by'ubwiza niwe utugira abo turi bo niwe utuma duhindurirwa amateka nk'uko nabivuze niwe utuma duhindurirwa izina tukitwa umubiri tukitwa umugeni we tukitwa abera bakomotse mu bise by'urusengero. Izina ryiwe nibihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Twaraye rero tugeze ahantu twacumbikiye ni mu Baefeso igice cya 1 umurongo wa 3 baravuze ngo niho tuza gutira none tugiye kureba
twariko tuga indangagaciro rero z'umukristo. Umukristo yitwa umuntu usanzwe ukiri muri iyi si uza gukora nawe muri ibi bihugu byo hanze mu makampani nk'abandi bose, cyangwa n'aho twaturutse n'abandi bakihugu agakora akazi nk'abandi bose, ibindi byose. Hanyuma iwe ishaba akarusho kiwe ni akahe? Niki turusha abandi? Yes, ubu ngubu icyo nicyo tugiye gutindaho. Twari dutangiye kuhasoma ariko tubona amasaha arabaye. Reka rero ariho dutinda, ari naho tuza gutinda cyane mu Baefeso. Mu Baefeso ijambo nkunda cyane, akarusho kacu abakristo. Niho ahandi narigeze nabwira ngo narimo nganira n'abantu muri aya magambo, numva abantu baraje bati gute kandi none se nawe kubaye kwigisha ibintu ngo nk'abanyabuntu, namwe se abanyabuntu nabaki? Ni irindi dini niki? Ese ndabona tuvuze ubuntu niki? Si Kristo tuba tuvuze? Singira ngo ijambo ry'Imana muri Tito, ni urwandiko Pawulo nanone yandikiye umushumba Tito wayoboraga hari Krete, aramubwira ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Bari basekeje ahubwo abantu bavuga ngo uko nawe uhaye wigisha ukageza hamwe ukavuga nk'abanyamuntu ngo bigeze tinyamara abantu nibanditse kandi ko nababwiye ko ari Kristo namamaza, ko nta kindi nagambiriye kuvuga. N'igihe cyose nsigaranye ko ari we zamamaza mbwira abantu kugira ngo batunganire rwose muri we, tumurikire Imana Data umuntu wese ushitse. Ubwo hanyuma bije gute rero abo banyabuntu bo nikibambwiye ibintu ndaseka, barimo kwa bavuga ngo byararangiye, Kristo yarabirangije, ngo none bakwiye agahembezo bagende bikorera ibyaha. So yewe muzahindure abo abanyabuntu, muzabita abanyabyaha cyangwa muzabita abanyakamere, muzobite abayoborwa na kamere. Nabo ubuntu bw'Imana reka ngo bavuga gatoya muri Tito n'ukuri, ariko Pawulo uyu muntu yeme yarazi kuvuga ikintu buri kimwe cyose mu gihe cyacu. Aravuga mu gice 2:11 aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Icyambere bwarabonetse, ko murumvaga ko ubuntu atari ikintu, ahubwo ubuntu ni umuntu, niwe Kristo. Umva icyo buza gukora, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Haleluya, amen, amen. None abantu bahuriza hehe ibi bintu mwuga twamwe? Abantu bahuriza hehe ubuntu twagiriwe, iyi neza twagiriwe, bayihuriza hehe n'irari ryabo rya kamere? Kandi bumaze kuboneka icyambere bwarabonetse, icyo bwakoze ni bwazaniye abantu bose agakiza, ababyemera babyiza. Hanyuma bujya bukora iki? Akanakoreka ngo butwigisha kubaha Imana no kureka irari ry'iby'isi. Ikindi bukatwigisha kwirinda no gukiranuka tubaha Imana muri iki gihe cya none. Hanyuma ibyo bihurira hehe n'ibyahara? Ibyo byemerera abantu bwari ubwo buntu bumaze kuboneka. Ubwo ni ubuhe buntu? Abo ni abahe banyabuntu? Mugani nk'uko abantu bavuga abanyabuntu ndabona ni bande? Twese twakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ariko kandi yaranditse Pawulo avuga ngo ubwo ari uko bimeze rero ibyo ntibigahinduke urwitwazo rwo gutuma mukora ibyo kamere yanyu yareke. Haleluya, amen. Nari ngiye kuvuga Imana yashize ku mutima gitangaje, nitonze ndasoma sanga harimo ibintu bigera ku 13 cyangwa 12. Yaranditse tugiye muri Baefeso. Pawulo arabandikira igice cya mbere umurongo wa 3 ayijya
aravuga ngo imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se naho twacumbikiye ejo kuri bamwe ni mu gitondo ku bandi ni mu ijoro nyine bikuze bigeze hagati ngo imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe ngo kuko yaduhereye muri Kristo ndagatandi imigisha yose yo mu mwuka. Iyo migisha dusubiremo ni imigisha yo mu mwuka. Aho za YouTube zereye zimaze kuba nyinshi zatumye ngira ifuhe ryinshi cyane mu mutima wawe, zatumye numva nuhindura gahunda yo kubwira abantu barimo guhagarara hariya bakitwa ko bagiye kuvuga ubutumwa bwiza, bashika hariya bakivuga navuye ahangaha nagiye ahangaha narungu n'abayungu byo mu mubiri nabaga mu cyaro nagiye mu mujyi nari nanutse narabyishe. What are you talking? ukubutubwiye iki kubudupfunyikiye amazi? bagatangira rero bakishima ngo imana yacu ngo imeze inyama ngo nari akantu kangana gutya ngo none gute iyo uhawe umwana usitwa kugira icyo uhuguza bene data wibabwira amateka yawe, kuvuga ibyago n'imiruho wagize si byo ngombwa. Nimuvuge Yesu Kristo wabambwe, muvuge Yesu Kristo waduhinduye twebwe batari ubwoko kuba ubwoko, nimuvuge Yesu Kristo wadukuye mu rupfu akadushira mu bugingo. Kandi ayo magambo iyo umutima uyumvise urahembuka. Ariko baravuga amateka yabo ngo bitumarire iki cyangwa bimarire abandi bandike. Abativuze rero ibyago n'amakuba bagize bagatangira kwivuga ibigwi, jewe nari meze gutya nize amasomo angana atya nacuruje bingana uko nambaye amazahabu n'amafeza n'amadiyama. What are you talking? Icyo ni uko dutekereye uko dukuye he utujanye he? No, uyu imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ifite impamvu igomba gushimwa. Ishimwe kubera iki? Kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka y'umwijuru. Abantu bareke kuvunja imigisha y'isi, ibi bifatika njyewe nita ngo bishira ndetse bibora, ngo ariko dutwara umwanya, ngo ubwo ari mu ikanisa, ngo ubwo ari kuri rutari cyangwa ubwo ari nguko karatubwira ubutumwa akatubwira amakuru y'imyenda, amakuru y'amazu, amakuru y'amamodoka. Ibyo mbivugiye ukuntu ndi mu kugira ishuri. Abantu bakicara bakarya umwanya w'abandi iminota 50 isaha cyangwa n'amasaha arenga ngo karavuga ubutumwa kandi ahayavuga amakuru yiwe bwite cyangwa y'iwabo cyangwa y'inzu yabonye n'aho yagiye. Reka twagiye henshi kandi twabonye byinshi, ariko izo ntacyo zomarira bakumva. Ikigira icyo kimara ni ukubabwira Kristo. Uyu Kristo iyo utumwumvise ni uruhura imitima. Yaranditse bikaravuga ngo kandi ubu ngubu ngo azatubera amahoro. Kristo niwe mahoro yacu, Kristo niwe byiringiro byacu, Kristo niwe byishimo byacu, Kristo niwe sabato nyayo, Kristo niwe turuhukiramo. Abarushye niwe wavuze ngo yeme abarushye n'abaremerewe nimuza wundi mbaruhuwe. Sifa za Yesu. Haleluya. Ngo n'abadafite zahabu n'ifeza namwe nimuze munywe kandi murye ku buntu. Iyo niyo migisha. Umva rero imigisha yo mu ijuru yaduhaye. Icya mbere nuko yaradutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutari umugayo imbere yayo. Uyu niwe Imana yemeye amaze gutanga amaraso ye, urwa rwandiko rw'imihango rwaturegaga rukurwaho. Imana iravivura ngo ndabababariye. Kandi Imana kutubabarira kw'Imana twizireba imbaraga zacu dukora turebera muri Kristo. Izirebe eske twemeye ibyo Kristo yakoze? Yes.
hanyuma nayo ikavuga ngo hirya y'ibi yakoze nta kindi narenza. Imana ishimwe. Amen. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibono uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kuko kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo ubushimwe. Amen. Haleluya. Amen. Komeza ngavuga byinshi, ariko izo mwewe musoma nari narahembabwe ngo ndabasabye mbahereze assignment cyangwa devoir cyangwa umukoro, nizere ko mwabikoze ababishoboye. Twarwaze ngo musome iki gice cyose gifite gusa mirongo 23 cyangwa 23. Nizere ko mwabisomye, kuko nari nababwiye ko arizo tuza kuganira. Indangagaciro z'umukristo nyawe, umukristo wemewe na Kristo, umukristo Imana yemera, dore uwo ari we. Icyambere ni uwemera ibyo yakorewe na Kristo ku musaraba, ni uwemera ko Kristo, gupfa kwa Kristo ari we yapfiriye. Kristo ntiyishwe n'ibyaha bye, Kristo nta kosa na rimwe. Pilato ni umugabo wo kubihamya, yavuga ngo jewe nta kosa mubonye, ariko baravuga bati nubwo utari mubonye. Warababwira ati ko mufite abantu b'abanyabyaha hano, mwaregaga mwazanye tukafunga, kandi ko bagomba kumanikwa bazize ibyaha byabo. Uyu nawe muramuziza iki? Bati nabambwe. Okay, noneho hagati yaba aba bari banaraba muzi baruharwa, n'uyu murashaka mbaborere nde? Kandi aravuga ngo uyu abambwe, ahubwo turekurire baraba. Ariko nashaka aza twibe akora ibindi, ariko uyu nguyu atuve mu maso. Ariko ntibakamenye ko barimo gusohoza ibyahanuwe. Niyo mpamvu twasomye mu Bakorindo, bivugwa mu Bakorindo ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21, ngo utarigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwande, ku bwanjye. N'ibyo yarabiririmbye ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Kubw'ibyo ngo ashimwe Yesu wabikoze. Haleluya. Haleluya. Amen. Umukristo nyawe n'ushinze imizi muri Kristo, uwo nguwo rero azitwa uwatoranijwe. Yaratoranijwe kuko Imana ibizi ikindi, azitwa uwe. Icya gatatu azitwa uwacunguwe. Icya kane ni uwababariwe. Icya gatanu ni umuragwa.
icya gatandatu afite n'ikimenyetso. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Iki Amen. arizera, ikindi afite ubwenge, ikindi afite n'ubumenyi, kuko muri we niwe ubwenge n'ubumenyi. Haleluya. Kuko Amen. ku murongo wa 7 ukubabarirwa ibyaha n'ibicumuro, tuguze umurongo wa 8 avuga ngo ubwo yadushagirijeho ngo bukatubera ubwenge bwose ndetse no kumenya. Abafite Kristo, umwana w'umufurero yarera aririmbye neza kera kimenye igifurero we. Aravuga ngo abari na Yesu bari bagare, ubugare wabo butagamara. Abari na Yesu bari bagare, ubugare wabo butagamara. Hallelujah. Walio na Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna nusu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Walio na Yesu ni matajiri we, utajiri wao hauna mwisho. Uko utunzi dufite muri we ntibugira iherezo, ntibuzashira. Hallelujah. Tuzaba tubufite katika umilele. Ubugingo tubona muri Kristo n'ubwiteka, umunezero tubona muri Kristo n'uwiteka, amahoro tubona muri Kristo n'ayiteka. Sifa na Yesu. Hallelujah. Amen. Bashimwe. Amen. Amen. Ngizi ndangagaciro dukura muri Kristo zituma twitwa abakristo. Nongere subiremo, sizo twebwe, sizo tugira imbaraga zo gukora, ahubwo nizo twakorewe. Icyacu gusa ni ukugira imbaraga zo kubyizera, tukabyakira, tukabicakira bikaba ibyacu. Kandi kutamenya ibi ngibi ni ukuri mbabizi ukuri. Hari igihe nicara nkarira, ndizwa n'abantu batize, bitwa ko batinze mu matorero ariko ari abakristo batagira izi ndangagaciro. Baza bishakamo gukiranuka, bakishakamo imbaraga, bakishakamo gucungurwa, bakishakamo kumenya simbizi. Ahubwo nimugire umwete wo kubyizera, mubyakire, mwarabihawe. Amen. Ni ibintu narigeze ku kintu cya cumi na kimwe ngo hanyuma tukamuhishurirwa ku murongo wa 17 ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ngo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Abakristo nyabo bagira indangagaciro yo kurushaho guhishurirwa Kristo, kurushaho guhishurirwa Kristo. Hanyuma twatangira kubwira abantu bino bintu yuko Kristo niwe byose, Kristo niwe tangiriro, kandi niwe alfa, niko Bibiliya yahimbye, kandi niwe omega. Abantu bakavuga ngo se ko mwamubwira abantu gukora ibyaha gute, kandi ari gukura ko turabwira ngo nimuze kuri Kristo ubakuraho ibyaha. Rero ngikicambu cy'amaraso ye mana wirohemo wamutindiwe kubaga wasigaza atuhagiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ni gute abantu bahindura gusa, ni gute abantu bakerensa ibya Kristo. Umuntu wa kamere iteka bashaka ngo nawe agire ibyo akora, ariko umvuko hano mu ba Efeso nanone hepfo yaha dusomye igice gikurikiyeho umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Babari hazaho ngira ama emotion, rimwe ngaseka cyane, ubundi iyo bitabaye guseka cyane nkarira sosore. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana.
ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Abavandimwe, ubuntu bwa Kristo nibwo bwadukijije, hanyuma natwe tukabwakira kubwo kumwizera, hanyuma ibisigaye bindi byose bigakorerwa muri we, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Izindi ndimi iyo ndizi ngo tuyigendere, bizavuga ngo turemeye imirimo myiza muri Kristo ngo tuyishimire, kuko Kristo ni byose. Niki wakongera ku murimo wa Kristo? Umuririmbyi ndibuka nkiri umukorari, kandi uyu munsi ubanza nawe kuririmba, ni jina pekee duniani na mbinguni linaloweza kukutosha kwa chochote. Katika yeye tumebarikiwa. Amen, amen. Lori bamba seshalayas. Katika yeye tumebarikiwa. Wanakumve ni jina pekee Nimebarikiwa hata mwisho. Ni jina pekee duniani la mbinguni linaloweza kukutosha watu wote. Katika hilo hata mwisho. Le banda ya bosaya. Sinzi ko ngishoboye gukomeza, ariko ubwira bumva ntavunika. Iryo zina niryo rikubiyemo byose. Indangagaciro zacu zidashingiye kuri ibi yakoze, ni ukuri n'iz'imico n'imigenzo n'imihango n'iz'akarere runaka, ariko izishimwa n'Imana, izemerwa n'Imana, n'izi ngizi ziri muri Kristo Yesu. Imana yagambiriye kuva kera ko tugomba kuzigenderamo, kandi aba nibo ba Kristo. Yaravuze ngo intama zanje ndazizi, kandi nazo zirazi, uzumvirwa iryanjye. Yesu Kristo aza mu isi yasanze hari abantu b'imfura n'inyangamugayo bakomeye bitwaga abafarisayo, abandi bakitwa abasadukayo, abandi elemarikonia disitiamprile de gosasi. Ndagira ngo nanezerewe biruta ibyo nojereye murambabarira. Aje yasanze abafarisayo, abasadukayo, abanditsi ngo ari abantu bagerageza gukiranuka, ariko umunsi umwe arababwira ni ukuri ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abafarisayo n'abanditsi, ntacyo kuzaba kuvuza. Ni ngaho mu yandi magambo bahise bibaza bati, none ukubaho uku nabo bagira ubundi. Muribuka amagambo yo muri Luka? Amen, amen. Aho ni muri Matayo 23 gakomeza n'umurongo wa 23 kagenda ukageza kuri 48, kuri 28. Arababwira ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo, bose ntimuzaragwa ubwami bw'Imana. Habaza ati gute kuri abantu undi uba imbere kandi nabo ubwabo bari biyizi beno. Iyo musomye muri Luka 18 umurongo w'ishenda,
ukageza kuri 14 hagiye gusenga abantu babiri ariko ni gitanga ngumwe akaba umukoresha w'ikoro ariko agasenga undi akaba umufarisayo ariko abo wasoma hari ikibazo ndagira ngo reka tuwasome nitumara tuone kugira conclusion mu Bagalatiya 5:22. Katika yeye tumebarikiwa hata mwisho. Ndumva iyo ndirimbo yagize umutwe munini mugani wabikigiye. Tugende 18 wumva bo ukunda n'aba bantu bari biyizeye my friend. Uyu mugani yawusiriye abiyiringiye ubwabo bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo undi yari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima wati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi banyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Amamutunga utoko bari kumwe mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, ndanga kimwe mu 10 muzo nungutse byose. Naho ugogani urumva umuntu wivuga ibigwi wiyiringiye uwa 2:13. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi ariko uwishyira bugufi azacirwa hejuru. Bavandimwe, ejo icyumuka yadushoboje kuganira twaravuze ngo dushobozwa, ibyo dukora byose turabishobozwa ntitukiri twe. Twihaye kuba imbataze ari we Kristo niwe usigaye ukorera muri twe. Nimba uyu mwanya mbashije kugira icyo mbasangiza mbahuguza, siyo mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Yeye ndiye huniwezesha kufanya lolote niwezalo kulifanya. Yeye Amen. niwe twiringiye, niwe tureba. Niyo tumaze kugira icyo dukora ngo turamushimiye ko tubashije. Yaravuze ndetse no muri Lukari ngo nimumara gukora ibyo mwasabwe kuba muze muvuga ngo turabagara bimburamo ngo gusa twakoze ibyo twategetswe gukora. Uko ndakora gusa kuko dutegetswe kubikora, kuko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Sukugira ngo duhabwe ikuzo, ngo duhabwe ishema, ngo duhabwe oyaye ndi umugaragu gusa ugomba kubagezaho ibi Imana yaribiza abana bayo bari hirya no hino aho basoje kandi aho bakeneye ibigiye. Nuko ibicisha mu wundi mwimese kugira ngo imitima ya benshi ihembure. Niyo mpamvu tumaze gukora ibyo tuza tuvuga gusa ngo icubahiro n'amashimwe no gukomera no guhimbazwa bibi. Naringiye kuvuga iki, sasa hariho abantu b'inyangamugayo bakomeye kandi nabo ubwabo bavyiyumva bakavuga ngo nje ku Misiri byibuze niyiriza n'Imisiri narayitanga, ariko ibyo zabagiza abakiranuka. Aravuga ngo kandi mununguka mwumve izo nunguka byose mbitangamo kimwe mw'icumi. Ngo ariko wa wundi waca bugufi ngo yikomanga mu gituza, aravuga ngo sinobasha no kubura amaso ngo mbere gusa icyo nkwiriye icyo nkeneye ni imbabazi zawe no kugirirwa neza nawe. Yesu arababwira ngo ndababwira ukuri yuko uwo mwitaga ko ari gukiranirwa umukoresha w'ikoro ngo yavuye aho ari we wumviwe, wari we ufurishwe. Itorero ry'Imana tubeshejweho nawe, dushobozwa nawe, turindwa nawe, dukoreshwa nawe. Uwo niwe w'abakristo
abakristo nyabo indangagaciro z'abakristo nyabo banesheje irari n'iruba ry'isi kubera kwiringira kristo. Umuntu wabyawe n'umugore ubwe ntiyabishobora, ariko Pawulo abwira Abafilipi 4:13 ngo ushobozwa byose, kandi ibyo bindi byose ukagira ngo byose bigize gukiranuka no kwera, byose tubishobozwa na kristo duhimba. Ndangiza reka dufukirize hano ku bice 5 by'Abagalatiya umurongo wa 23. Nibi nabyo ngiye kubabwira, si imbaraga zacu zibidushoboza, ni nanone tujuku. Nico gituma yavuze ngo yememe sinobasiga nk'imfubyi, ahubwo uzabasigira undi mufasha, uzabana nawe, uwundi uzabashoboza, uwundi uzababwira ibikwiye. Twabwira abantu ko hari udushobozwa nawe bagatangira kumva ibindi, ariko ntacyo bitwaye. Umuntu wa kamere nyine yumvira muri kamere, ariko abera bumvira mu mwuka we. 5:22 we turangiza. Ariko rero imbuto z'umwuka nazo si iza foto, si iza aimable, si iz'aba bantu ndiko mbona hano, wenda Asheri cyangwa Eme cyangwa Alfred cyangwa Dina cyangwa Dorcas. Oya, n'imbuto z'umwuka atuma twera, adushoboza kwera. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana. Za bindi kuri nokesha, kuko Bibiliya iravuga ngo ibyari bimuzuye ngo nibyo yaduhaye. Nibihe rero? Nibi ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo, I like this, abakristo Yesu babambanye kamere n'irari n'iruba byayo, babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tuje tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari. Bwana asifiwe. Amen. Bavandimwe, Kristo wenyine niwe udushoboza kugira urukundo, kugira ibyishimo, gutuma tugira amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Nanone nabyo dushobozwa nawe. Niyo mpamvu avuze ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho rero n'umwuka, tuje tuyoborwa nawe, ngo twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Satani ni umubeshyi, Satani ni umunyabinyoma. Turi mu kubwira abantu ineza ya Yesu n'ubuntu bwa Yesu, baje kuvuga bakavuga ngo abantu ngo biga byose n'ababweka ngo babaye abanyabuntu. Hanyuma bakora iki? Abo bakora iki? Bareka kwamamaza Kristo, bareka ubwo bavuga izo Kristo yakoze, ntibikubite ku gituza ku byibo bakora, ariko ndawobuza umuntu kuva uko yumva. Ariko umwuka wera uri muri twebwe adushoboza kwera imbuto z'umwuka. N'izihe? ni urukundo, n'amahoro, no kwirinda, no kugwa neza, no gukiranuka, kandi ibyo byose tubishobozwa nawe. Erega uwo mwuka wera uba muri twebwe, erega niwe Kristo n'ubundi. Hari aho yavuze muri Yohana 14 ngira n'umurongo wa 15 ngo hasigaye igihe gitoya ngo ntimube mukimbona, ngo yarakire mu mubiri, ariko mu kindi gihe gito muzambona.
atari icyo gihe kindi twabise ntibishoboka ko babimenye ngo ariko muzabimenya kuko nzaba ndi kumwe nawe ntiyagiye ariko basezeranye umwuka wera se muzabwira ngo umwuka wera iwe ni iki siwe kristo aza mu mubiri buriya yesu aza mu mubiri kwari kugira ngo yambare uriya mubiri hanyuma uyu mubiri uzamufashe kuducungura awambura yemera kuwutanga apfa aducungura hanyuma ntiyigeze atureka ntiyigeze adusiga ntiyodutererana kandi ntiyoduhana ari kumwe natwe azahorana natwe no ku myugariro y'urupfu aba akiri kumwe natwe muri bike zaburi yaravuze ngo ndata na mama naho bonyanga iwe ntazasiga iwe noneho nzakibana natwe asigaye aba muri twebwe umuririmbyi w'indirimbo z'agakiza ndagira ngo niba nibutse yaravuze ngo ni ukuri yatugezemo asigaye abana natwe Hallelujah.